kuri ryari ubukwe rero ariko ntabwo bishobora kurenga ukwa mbere. Icyo gihe nanjye naba ameze neza nandukanye nawe. Okay, any part ya mbere y'ibibazo I would like to go next kuri part y'amafoto. Mafite amafoto y'abantu batandukanye abuzi nabo tuhazinda mukwereka iyo mumenye uvuga izina rye barangiza ukamuvugaho ibintu bitatu. Tubikore? Naribi. Element rero Element afite ukuntu ibintu bye byihuse man. Element buriya hari ukuntu mwibuka cyane. Element twara abantu nyine bazanye ku rwego najyaga no kumureba iwe ntamubajije noneho nkaba nkahita nkaba buriya Element ari cyo kwitondera ibintu yo kubanza gutegura kugira ngo asohore indirimbo aba yabajije abantu nk'ijana atari uko atamenya ko ari byo ahubwo ashaka kugira ngo ibintu bihinduke nyine ibintu asohora ikintu cyumviswe n'amaso y'abantu. Niyo mpamvu ibintu byari bimenyekana nyine. Element njya ntekereza kantu ka visibility iyo kabaye kenshi ikibazo ntukabyigira no ku bantu b'abasani yagakoreye ariko kunda credit ujye ubona nk'ahantu banditse ngo written by ngo truly yours truly witubibona ko kataje muri ritarema urumva uwo niwe Mugisha ariko ni umuhanga ari kuba umwe mu bahanzi bakuru ari kuba umwe mu bahanzi bakuru kandi birarenze ari kuduhagarara ejo bundi nahuze nsoma article ya Claire Akamanzi niko bavuga ko Element ni umuntu nanjye nyine kwa Bruce Wayne uwo mutipe yitwa Bruce Melody rero Bruce Melody nawe ninjya kumuvugaho we ararenze buriya Bruce se murabizi ko nawe muri kariyeri yanjye mu buryo bw'amafaranga bw'ibitekerezo yahabaye. Yarahabaye cyane uriya mujama ntago tubivuga ariko nta nubwo ndabona umuntu unaririmba nka Bruce mu bijyanye noneho no ku recording. Nta muntu n'umwe umeze nka Bruce akaba azi neza no kumva ibintu bijyanye na hit. Buriya ntabwo Bruce umwumvise indirimbo yakubwira ko ari flop cyangwa ari hit kandi ntabwo yaba kubeshya. Inshuro nyinshi hari abo yabibwiye rwose ziba flop big time banze kumva ubundi bakumvira ijeri ariko ni uwo mvuze nka birindwi ariko nari uyu nguyu cyangwa abangaba Vestine na Dorcas. Vestine na Dorcas ni ukuvuga ngo Vestine na Dorcas rero ndabibuka nibereye iwanjye maze kurya utubuto gake nka wa muhungu wacu ngo maze kurya noneho nkahita numva telefone iramamagaye bisanzwe ngo hari abana bari kuza bari kuri indirimbo zawe bashaka guhura nawe nanjye yego numvaga nyine bafite impano. Nyuma yaho turakora tugira ikiganiro cyiza ntekereza ko ikiganiro naho twese duhuriza ariko n'abana baje nabo byabo byarihuse bameze nk'abantu Imana yazanye aravuga ati umva mugire vuba mwakererewe ni Imana yabazanye ahantu bari bakwiriye kuba bari. Rero icyambere navugaho nuko bose bitonda urumva ngenda bazi cyane pe ni ibintu byose hari igihe bajya numva nk'utwenterevye babakora nkavuga ariko disi nuko nyari ibyo kwitwikira ariko yaho mwari muzi bano bana mwakabaye ahubwo munatangara kuko baracyari abantu bagifite pure soul bafite pure soul ku buryo nyine utamenya ukuntu bivuga bose muri bo icyambere babaye mu ma interna ubwo bari no gukora imiziki brand y'ubwayo iri kuba protectinga urumva barasoje umwe muri bo yikoreye urugo rwiza
urumva ibyo ubwabyo byabagize abantu batigeze babaho mu buzima nyine burimo ibibazo no kubaho mu biyandarika. So ni abakobwa bakiri ab'umutima kubera ko abo bantu bari hake, ntekereza ko ari bo gusa n'umugore wanjye basigaye. Ya bakaba ari n'abantu nyine